nago wabujije imibare ngo ujye kwiga Colorist. Yego. I was good at the class. Nago wabujije imibare ngo ujye kwiga Colorist. Kwipfusha ubusa. Uri kumva mbega kujuza It's the same. It was a great opportunity and great limitation. Later I get to take the science, then pursue them. I'm even currently doing software engineering. Ariko ndabihuza na art nkora. I do art by professionalism, like academically I'm a software engineer. Ariko ni ibintu ushobora guhuza bigashoboka. Ni ibintu ushobora guhuza bigashoboka even no kumara impungenge ababyeyi. At that time I remember my dad, kariyeri yanyu birashoboka. I think when you get to pass through the exhibition, you just experience the biography of the artist exhibiting. He's one of the solo person to testify how the journey is so far. Ni ibintu bishoboka cyane. Rero just create a time, then focus on yourself, even on your career. Bizakunda ikindi back wabyeyi. Mureka abana mubahereza amahirwe. Just give them all they need so far, even now. Kuko bwa mbere nangira art. Nanjye nakeneye support kubera ko ibikoresho bya art birahenda. N'abantu bazi ngo art irahenda ariko mu byukuri natwe Mwongeye kwirirwa bashiti bakuzi ba TheBros Entertainment aho musanga ibiganiro biryoshye cyane rwose ingeri zitandukanye. Iyi ngiyi by'umwihariko ni Stars rwose aho tuganira n'ibyamare abantu bafite impano zigiye zitandukanye zinyuranye. And uyu munsi turajya muri art bugeni tuze rwose kuganiriza umunyabugeni artist akaba ari director founder wa Sunday Art Hub Kibagabaga hariya ari kubera na exhibition. Turaza kuza kubiganira ibyo exhibition a little bit later, ariko tukubwe na Elisha Niyogisubizo. Umeze gute Elisha? Nagari Elisha ni Elisha. Bitandukaniye I think ni indimi zitandukanye. Ni indimi zitandukanye. Ukuntu hari abantu bavuga ngo Elisha ni mu Cyongereza, Elise mu Gifaransa, Elisa mu Kinyarwanda. Okay, nibyo. N'ikigiriki. N'ikige Elisha. So ni indimi tu, yes. Welcome to studio zacu my brother. Asante sana. Umeze fresh. Sunday Art Hub umeze gute? Umeze neza uri. Even on a Monday umeze neza. Actually many people used to say that you only work on Sunday. Kuko abantu bahitatekereza bacyumva izina bitavuga ariko we work every day. What's the train of thought kugira ngo uvuge ngo ndashaka guhitamo izina Sunday Art because ari indi minsi ihari? Many people used to ask a similar question. We were looking to a brand ikintu gifite uniqueness. The reason nowadays, especially people who are opening businesses, ikintu cyambere ba struggling nacyo kubona brand iri unique, ikintu cyawe nyine. Especially even ukikije ni numbers are DB when you are looking for a trademark, it's better you choose the name that we need to kora kugira ngo na trademark bizorohe. Sunday yaje mu mutwe gutyo because wese umuntu saza akora inzoga yitwa Ji uriya navuga ngo ushake aho ngaho rwose bigeze muri trademark iyo bidahuye n'igisobanuro cy'ibyo ukora biragufasha kuba unique. Wana you pass by kabisanga ufite person. That's nice. Like Sunday is even a nice name. Woody and Nina every day most days are sun days. Kuko twahisemo ko when people are around in our space they get to enjoy like a holiday ya Sunday ku cyumweru umunsi bose baba batuje refreshing koshaka ko they vibes. You're feeling your vibe ya Sunday. Kabisa nibyo abaruka abasenga you're always feeling good on a Sunday. Definitely. So you're feeling niyo mwashaka kuzana. Ni gutyo kabisa. Ubwo se kuzana gutekereza watangira umu artist usigaye ufite art gallery ukorana n'abandi ba artiste. Ayo iryo jambo kwanza umu artiste reka tubiganireho kuko nje nk'umukomedien mu Cyongereza ara mu music artist nawe aba ari umu artist ariko ugasanga inaha abantu yuvuze art aba umuntu ateye umva ubugeni cyangwa se gupaintinga visual art bana bashanya niki and you're like art ni kintu gihuza disciplines zose cyangwa genres zose za art cyangwa specifically
art is gushushanya ngo ngiye nkora art ukibaza n'umuntu ukora music is art sibyo se n'umuntu ukora writing is art. So actually art in general to me, even the things I have been knowing, I also took some art courses in Chicago. Ariko the things abantu benshi bahurizaho, especially those experts in the art field, no core art is a wide name. We used to people, every person who used to express their ideas through something, those people are into category art. Hazamo rero modeling, gushushanya, hazamo kubyina, hazamo movie, byose bizamo. Similar things. Even muri Sundays art hub, iriya art dukoresha mu izina ryacu, it just portrays the wider range ya art muri rusange. Ako nuko mu Rwanda ukivuga ati uri mu art. Uri mu art. Ahitavuga urashushanya. Yeah, ariko which is totally different n'ibyo abantu batekereza. Ariko biratandukanye mu by'ukuri, tugira categories, especially abantu bari muri icyo gisate nibo iyo ukigezemo itumenya category barizwe. Bose ntago ari aba art nabo ubwabo bari category. Nazo ubwazo zigira categories zazo. Abashushanya ngo acrylic. N'ubundi especially muri izi when you are approaching the galleries zo hanze barakubaza se what do you do? Yes, I do painting. Yego. What do you do? Ariko when you are presenting something, I'm an oil artist. Nkoresha ma oil, nkoresha ma acrylic, nkoresha ma watercolors. I do pencil gusa. So whenever you go to that domain, cyane you get to meet the special criteria. Just kabyinjiramo bikana determining a category ya biri wide cyane ni ibintu biri. Yeah, very wide. Wese wowe nk'umu artist uri mu kiye gisate wowe as an artist? Can you be in multiple? Ushobora gukuri mu bisate? Yeah, definitely. Kuko ndi mu bisate byinshi. Nkora mural painting, murals zo kubikuta, then I'm also do painting, especially zo kuri canvas. Nkunda gukoresha oil currently, ariko nahereye ku acrylic. Ariko nowadays I'm based on oil. Then I also do thread art. Threads. Yeah, cyangwa string. And there are threads in dodo. Yeah, nazo ndazikora. I think Usengimana. Yeah, that's nice. Watangiye inspiration nari yihe nk'umu artist back in the day? I think I'm mostly inspired by the community, especially I want to portray the life ubuzima bw'imibereho y'Abanyarwanda, especially more African life. Ariko currently I'm navigating deep mu muco nyarwanda. Mu muco nyarwanda. That's very beautiful. Ubwo urugendo rwawe ryo kuba umu artist ukagera ahantu ka creating a Sunday art hub, uko watangiye byabyo byose in another gallery, you know, and then now you have your own gallery that uri kufatanya n'abandi. What's the storyline now nga? Actually, I began my career since I was young because I remember I did my first painting in 2014. Ubwo natangiye nyine kubijyamo cyane. Ariko the more you get to grow, you get to see the opportunities available. Ukukura, you start to work with some galleries, you start to work with a couple of organizations into art field. Then ukagenda ukora ibintu byinshi bitandukanye. Then later on, 2022, nibwo nafunguye Sundays Art Hub. I remember I was working with some couple of galleries. Ariko amagallery menshi agira strategies na limitations bakoresha when they are admitting an artist. Even though you are an artist, admitting ariko they are not admitting your every work, every single art piece. And then there is this thing in Rwanda, the galleries are small, they can't accommodate an artist 100%, so you got to go through other galleries. Then I was like, I remember I had a big thread art. It was very big, occupying almost like 2 to 3 meters. And it was on wood. And a couple of galleries didn't admit the artwork. Then I was like, kuko yari nini cyane. Yari nini irazigeta ry'umwanya. Kana abandi babuzaho cyane nuko izo ngizo nyine yitiba like the major style in the gallery. Every person winjira ayifocusing. Gasanga bamwe na bamwe they're pushing it away. So I got an opportunity kuvuga say why not? Ari ibintu nyine utamenya n'uburyo byagenze ariko where there is a will, there is a way. Yeah, definitely. It was my vision in 5 years.
from the time I opened it ariko later on umwaka byahise biba kabisa. Nowadays I'm seeing the progress, even extending more impact to the people we are working together with. That's nice, that's beautiful. Ubwo at gallery yawe biraje Sundays at hub utangiye nawe coordinating abandi ba artists. Wowe niki uri gukora differently bitewe na experience wanyuzemo niwe musanzu basically wazanye with the uniqueness basically? So working with so many galleries nanjye hari experience byamaye, hari ibibazo twagiye tugirana gukorana n'abandi ba boss batandukanye, hari icyo ubona ukabona ni nka forte generation iri imbere ifite, especially honesty between the artist and gallery owners, because they are the one doing the business part, abandi we are doing the creative the technical part. Naje gusanga rero there is still a gap between that. Then I developed the contract. Before you approach me, I get to show you the terms and conditions, even the signed contract. Then you review it. As well as you agree with that, you move forward. Ikindi ni communication between connections. Many gallery owners used to take all the connections with them. Yet galleries, they are platform to the artists. Ariko nacyo naravuze, I need to do something on it. So iyo umuntu aje akagura igihangano aba yashimye umu artist. I used to have them bakaza bakambaza ibyawe nibihe, ariko nageze aho ndavuga ibyanjye ntabwo bikwiye kudominamo hano. Let me just share with others the platform. Ariko when someone is interested in you as Babu as an artist, you get to meet him or her, then you guys you connect. So nacyo nabonaga ari indi gap. Ikindi ni kubera like the emerging artists, those who are developing, nago bahabwaga more platform cyane ku ma galleries, byaragoranaga cyane, especially like students from Ecuador uwo mwaka yeta kiri no kwishuri after work nziza. So far nago tugira aba artist bafite izina ryinshi mu Rwanda cyangwa rinini cyane, ku buryo umuntu azavuga I want this artist. Rero iyo umuntu yakoze igikorwa cyiza, ibikorwa nibyo byivugira, then you get to admit him. Nge numvaga nta mpamvu yo kwima umwana platform afite igikorwa cyiza kimitingo requirements ziri technical, why not tutamwadmitting n'ubundi ariko umunyarwanda yavuze akeza karigura. yo tujajinza abantu kubera ikimenyane ntabwo ari kibi, gusa gikoreshwa nabi. Hari umuntu wambwiye ngo buriya ikimenyane ntaho twazagicika kuko no mu ijuru kugira ngo winjiremo Yesu ugomba kuba wanditse bakuziye, otherwise abantu tucaho. Ariko ikibazo ni ukuvuga ngo gufata umuntu udashoboye and ukamuhereza ibintu adashoboye, ushoboye kuko utamuzi cyangwa nta kuntu mwabyumvikanyeho ukamwima amahirwe. So aho ngaho rero bite byiki ibintu byinshi cyane. So niyo mpamvu nakunze ibyo wavuze, buriya ibikorwa yo byivugira bikigaragaza n'ubundi n'umukiriya akaza, nicyo kintu cya mbere arayibona akaganira akavuga ndagukunze nawe nakunze ubwo ndahitana. So that's nice. I think nicyo ngicyo, those are the main things. Kuko I was even being involved mu kwigisha art, so it was like another. Ako niko nashaka kuta nkubaza since you read my mind on that one kabisa. Nashaka kubaza art ni ikintu uvukana, ni ikintu wiga, ni ikintu you can practice and become better, cyangwa nimba utarakivukanye nyine ubwo nta kintu uva muri industry. Art iyo yikunda urayiga, utayikunda ukiza rwose nkahita mbona kutanayikunda, nakubwira rero amafaranga yawe yigumanira ikena gupfuza. Ariko hari umuntu uba yikunda ukamubwirana nubwo ndi kwishyuze, I just provide the materials by myself, as well as you provide your time, then you get to come. Art little just, yes, one part is passion, like another part inakurira izindi, love for art. If you want to be an artist, just bikunde ku buryo wumva ko you sacrifice yourself. The more I spend time on something, you get to learn more about it. That's nice. I like that. So ubwo numvishe ko you injected professionalism mu buryo ukorana n'aba artists na gallery yawe, wigisha art, hariya kuri Sunday. Not only hariya, ahubwo there's so many projects we are working on. Ariko dufite one part kuri Sundays at Hub. There's other part in schools. Bitandukanye n'ama competition atandukanye. I have been recently working with 10 Art Awards. This coming year is Saudi Arabia as the ambassador of youth in Africa. Kutambye kuri ambassador.
Sasa titre zirabanyije. Titre rwose rigishana. Ariko I have been touring the whole country, especially even those in East Africa, because dukorana n'abarundi, especially abari mu nkambi Mahama. Dukorana n'aba artists from DRC, even Uganda. So it was in Africa, ariko taking the part ya East Africa ko niho nshoboye kugera so far. Ariko twatwalinze all the countries, even the schools, tureba those people who are qualified so that they can participate. Naho rero one part Sundays ya getting involved mu training no kwigisha abana so that they can be able to present the nation mu buryo bwiza kandi utazadusebye. Wow, that's nice. Ubu ngubu hari gallery, there's an active exhibition iri kubaka kanya kuri Sunday Art Hub. Blossoms that sway. Yataji tariki 20 nashaka kuza ariko unfortunately I had a show nago narindi mu gihugu turi i Burundi, but so byari bimeze gute se on the night tariki 20? Actually the exhibition is the solo art exhibition by Guteza Imbere. The solo art exhibition. This solo means one artist exhibiting wenyine rukumbi. Ubundi muri industry yacu tugira like solo art exhibition, then the group art exhibition. Group ishobora kuba ari abartiste benshi, then solo then solo it's like an album launch ku bandi bartiste. Rero aba ari umunsi mukuru uvuga we album we yayisoye na featuring ari hit zose ni zawe. Ariko we had like the night exhibition cyane mu Rwanda, aba ari umugoroba kuri twebwe tuvuze exhibition. Many people no kumanywa biraba, ariko babana bacu nyine bazi byacu tuba dushaka guhura, even connect, getting much engagement, duhura mu mugoroba. Ariko nyine nanone hari igihe umuntu afite akazi, ari z'inshingano, ukabona ni mugoroba nubwo ubonye time yo kuvugana n'inshuti zawe cyangwa n'iki to go for something like that. We get to meet tonight. Then twe dufite more panel discussion. There were 5 people on the panel. Twe dufite more Obita Franco Cabano was on the side of art lovers, n'umufana wa art cyane. And twe dufite more Jean-Claude Nizeyimana. He's one of the major artists tugira mu Rwanda bari on an international level. Akora sculptures, sculptures n'ibibumbano gutyo. Ariko more cyane muri wood. Then twe dufite mo wita Elios, nawe ni umu artist akora cyane drawing. And then twe dufite umoderator mwita Igihozo. He used to have a background in journalism. Dushaka guhuza abantu from different disciplines kugira ngo every person around ataza kumva turi kuvuga ibintu byacu wambugani ya art yacu gusa ngaba naba art gusa. Dushaka kugira ngo buri muntu wese waje in that community aze kwisanga duhuza urugwiro mbega muri make. We are talking about the solo artistic career, especially nyine urugendo rw'umwartiste, ups and downs z'umwartiste, kuva agitangira kugira kuri level ahinduka professional one, agatangira no gukora exhibitions, even reaching to international scale. Kuko most of the people attending our exhibition are people in creative industry, so they need to learn from others. So the night was almost like konaje hano hantu ndi butahaniye, other than just watching, you get to appreciate. Nubwo twa dufite artwork ziri kuri discount, dufite ama prints, people can afford them. Ariko there is another part ntabwo buri muntu wese yagura art, ariko nibura agira ikintu atahana. Very very good. We get even time to share the discussion with the audience, asking questions, sharing different narratives on the topic twa dufite. It went good. Had so many people attending. We get to appreciate those who came. Mwarakoze cyane. Even those who still want to come. The exhibition is still going on. We just end on 10th January 2025. Mwaka utaha. Tariki 10 z'ukwa mbere, ubwo n'ukwa gatanu gukurikira. N'ukwa gatanu gukurikira. So ufite time, you just make sure kabisa Sunday Art Hub. Twinyabyeyo tubanze natwe turebe twishimira iryo murika bikorwa rwose. Patrick Kwizera yatugeneye hamwe na Elisha ahanga. So Elisha,
I have one question. Yeah. Umuco nyarwanda twebwe ubona turi igihugu dukunda kugendera cyane cyane n'ibintu k'umuco wacu uteye, and sometimes it's great opportunities, sometimes it's limitation and none, sibyo? It's a double edged sword. Bivuze kubera iki? Hari inshuti yanjye mu mwaka w'ibihumbi 2016 gutyo yashakaga kuba umu artist. Ubwo ni painter, I think nicyo yashakaga at the time, ariko arangije kwiga papa we aramubaza, afite papa w'umusirikare uri seriye byatari, aramubaza sawe urashaka gukora iki ko ngusi ya 6 urangije? Mwana rwose yishimye, ahubwo papa njyewe nimaze igihe mbitekerezaho, I've figured out my next dream. Ndashaka gukora art, njye ndashaka umu painter. I'm gonna be the artist. Papa yaravuga ngo iki? Ubwo urashaka kuzana za madred zituvuze ko ari zo kwa satani. Gusa bashaka kubaga babandi bagiye bafite madred ari iki, wowe uzi ko ubuzima ari imikino. Yese hamagara umujama bamujyane wawa, kuko papa we yumvaga ataraba serious, kuko nta kuntu wambwira ngo ugiye kuba umu artist bigusupporting mu buzima bwawe, either wowe urimo urasmokinga cyane cyangwa uri kunywa inzoga nyinshi, reka tukujyane hari ya meza ngahe ubanze ugaruke. Ariko fast forward, ubu ngubu afite petit frère we, urumva uwo mujama witwa, ntago ndi uvuga izina ryanga, of course this is YouTube platform, ntabwo nazavuga ngo George byamugendekeye gutya, gusa petit frère we ubu ngubu kwiga art hariya ku Nyundo. So ejo bundi turimo turabigana, turi kubiseka tureba transformation y'ababyeyi, uburyo cyagiye ntago barimo barabyumva, but right now they are more open kuvuga okay, yashaka kujya muri creative economy, it's okay, maybe yavana makana, maybe they can invest in education skills ziwe kujya mureze a better chance. So what do you think about that? So niyo mpamvu nari ngusharinza ku story, because the true story yabaye ku nshuti yanjye. Yeah, when yabaye byarangiye atabaye mu artist, but ariko petit frère we nibyo ari kwiga, and shout out to them. So what would you say kuri your transformation, and where do you think turi kugana in the future? Actually, I have the similar story as well. Oh, what are you? Guteza. So I remember hari ukuntu twajyaga dususha ngo nzajya kwiga ha, akaba first choice, even the second choice. That was my second choice, na nahisemo called that. Barahamba birukanye. Aravuga called. Then my dad was nago wabujuje imibare ngo ujye kwiga called that. I was good at the class. Nago wabujuje imibare ngo ujye kwiga called that. Kwipfusha ubusa. Uri kumva mbega kujuza. It's the same. It was a great opportunity and great limitation. Later I get to take the science, then pursue them. Even currently doing software engineering. Ariko ndabihuza na art nkora. I do all by professionalism, like academically I'm a software engineer. Ariko ni ibintu ushobora guhuza bigashoboka. Ni ibintu ushobora guhuza bigashoboka, even no kumara impungenge ababyeyi. At that time I remember my dad nanjye byamaganiye ko all the family was supporting me, even the school bamugiraga inama tumwana wawe mujyane kwa dad. Kumwe like boss babona impano bakavuga kumwe like people in academics baba kugira inama umubyeyi ntabwo abikozwaga, avugaga ati wenda kuzi neza ko ujya wiga ukabishobora. Then ariko narabyumvisha, ariko later on you never just get to differentiate your fate with you. Just choose abacyukira gukurikira muragendana whenever you pass. Nowadays just bayita calling, because it calls you. It's a vocation. It's a vocation. Actually nowadays he's the most person on supporting. Wow, that's very beautiful. Nowadays asigaye yumva ngo nakoreye show hano ngo kutambwe ngo nze mutwaze tableau. Akumva ngo nagiye somewhere kutambwe ngo nze mutware, just give me a light. Ariko nowadays asigaye ajyana ahantu yabona abapeti bari gukora art, akabasharinga my contact, akaza kambwa ngo Kanombe nabonye umwana ukora art, muganirize kanamiro yamufasha. I love it. Nowadays they get to be proud. So no kuvuga ngo hari
ntago twabireka hari narratives bakuru bacu basharinze especially batubanje muri kariyeri cyane cyane even this genocide era ntago bigeze babona abartiste bakora biriya bintu cyane ariko iyo umubyeyi yajyanaga umwana mu ishuri yaravugaga nshaka kubona umwana wanjye yabaye iki ngiki kubera uburyo twigaragaje bakuru bacu bigaragaje ntago byigeze bitera ishema ababyeyi ariko nowadays iyi generation yacu it's up to us to show the parents that nowadays they can be happy, they can be proud of us. Kuko nowadays ndababona benshi baza muri art class Sundays azanye umwana amukwiye Green Hills aramuzanye ashaka kubona wa mwana ari gukora art agata yishimye cyane. Nowadays I think this coming year muzabona nkora mweretinga art exhibition y'umupeti mutoya cyane like 10 years yego iyo ngira hari we are far away with the collection. We have been working together for 2 years tuyitegura every week we have the single painting izaba ari show ya dance. Nowadays people are starting to love it. Nowadays n'abantu duhura ndabyibuka before I open Sundays ahantu nakoreraga ninjye ngenye nutaragiraga dread abantu bose barazaga bakavuga ni wowe ubura wowe ni ryari wowe ushaka kukaza ukinjira ati I want an artist ukorera hano wese waba utagira dread bari bita bamenya ko ari Elisa rero nowadays it's been like 3 years working there with people with the dreadlocks ariko ubungu usigahura n'abartiste badafite dread ebona bafite agasatsi gake bajya gusa kandi bakora neza. Some of them they don't even smoke. Abantu bagira bakabyakira. It's up to you. Nowadays nabwira ababyeyi cyiza nuko ababyeyi muri iyi minsi bari kujyana n'iterambere ntago bagifite za way of thinking ahubwo kurikirana umwana umuwe guidance kuko umwana umurera kugira ngo igihe utazaburi kumwe nawe ese azitwara gute nicyo kintu ubushaka like ariko nowadays abantu batangiye kuko namukanya at Sundays I have an artist from the US working on the mural. She's a female artist yaraherekejwe na mama we. Wow. Aricara kuva muri Amerika baza mu Rwanda mama n'umwana. She's working on the school project za street art ariko I was very surprised. Ntabwo wabona umubyeyi wo mu Rwanda gwerekeza ngo genda ushanye ku gikuta ndabamwicaye iruhande ntabwo bishoboka ariko ngo tuvanye Kigali tujyanye i Musanze ntabwo bishoboka ariko nowadays birakunda birashoboka kandi nimba ufite umubyeyi ukunda art na amahirwe nimba utamufite wowe uyikunda it's up to you kugira ngo imukundishe kandi birashoboka because art is very iconic nta muntu utayikunda just mu gihe azagira ayikunda. Wow. So dusoza rero I would like you kubwira abana bari kutureba deje ufite classes sibyo and just a word of inspiration and invitation to the kubabyeyi n'abana. Yeah, let's learn art. Maybe as a hobby, therapy, I don't know, as a passion, as a career. You know, there's so many ways to show up kuri art. So what's that one word mugiye turi gusoza ushobora kubwira? Ndahera kuba young emerging artist. You guys try to create a time just mukore kuri career yanyu. Birashoboka. I think when you get to pass through the exhibition, you just experience the biography of the artist exhibiting. He's one of the solo person to testify how the journey is so far. Ni ibintu bishoboka cyane. Rero just create a time, then focus on yourself, even on your career. Bizakunda ikindi back wabyeyi. Mureka abana mubahereza amahirwe. Just give them all they need so far, even now. Kuko bwa mbere nangira art. Nanjye nakeneye support kubera ko ibikoresho bya art birahenda. N'abantu bazi ngo art irahenda ariko mu by'ukuri natwe tuba twahenzwe n'ibikoresho bya art. Niyo mpamvu ureba art piece ukabona yashyize amadolari menshi ntago ari ukwifuza cyangwa se gushaka ngo guhenda abantu ni ibikoresho nabyo biba bya ibikoresho ariko nanone na wa mwanya kumva nimba maze icyumweru nkora ku gihangano ndi kurya ndi gukenera internet ndi gukenera akantu ko kumva ndi kwideplace ibyo byose rero bizaza muri ibyo bikoresho bizaza muri bya bindi urumva ubu ukeneye work environment nziza iguha umutuzo kugira ngo focus kuri cya gihangano cyawe
those are the things people around you muri ya environment y'umu-artiste wabasha kumufashamo kandi n'igihe gito cyane abakeneye support yawe umwaka wa mbere umwaka wa kabiri abatangiye kwimenya kandi art iraseringa iragutunga birashoboka pe abantu benshi bajya bibaza se art yagutunga yes yagutunga yeah. Wow muri uru Rwanda cyangwa ku isi cyangwa muri US naho uri hose sasa Elisha I'd like to thank you kabisa kuba waje hano kuri The Bros wakiri ubutumire bwacu and nanjye rwose nabikwemereye ngomba kudore nabivuze kamera ziri muze kabisa tablo twarazikatuye we have a festival discount dufite ama prince muri minsi mikuru ibiciro namwe twabihanane rwose muze mugure kandi ikindi kintu navuga ku banyarwanda mutinyuke mugura ibishushanyo by'abana b'u Rwanda ko the other day uzabyifuza natwe twarabashe kuba professionalism dusigaye tubihenda rero muze mu collecting hakiri kare duhere ebana hanga hakiri kare tubafatirane sawa rakoze cyane Elisha man we'll see you at the exhibition sana urakoze cyane ko wadukurikiranye this is Enter Stars hano kuri The Bros nizere yuko washimishijwe na Elisha rwose hanga art creator ushobora kugenda Sunday Art Hub Kibagabaga anytime we can google them say turaza kuza kure if you can get the phone number and place it somewhere and you can call them naho ubundi wowe nabawe imana ibarinde until next time jewe wanyita B to the A to the B to the U BABU JOE and I'm here to rock you peace.